Mu Rwanda dufite abasore beza bagera muri batanu bafite igikundiro hano muri muzika nyarwanda, abasore beza ku isura bakaba n'abasore beza mu kuba baririmba, bafite amajwi meza, rero bakaba bakunzwe hano mu Rwanda. Abo basore abantu benshi bahora bibaza ati se ko ari beza, ko indirimbo zabo zikundwa, ubundi mu by'ukuri ninde waba ukunzwe cyane hano mu Rwanda? Ninde uwa mbere mw'aba basore? Njye wumva hano kuri mikoro nitwa The Brown nk'ibisanzwe, rero banaguteguriye icyegeranyo cy'abantu bakunzwe hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ko abasore bakiri batoya bakiri basha mu muziki, banaguteguriye icyo cyegeranyo kugira ngo nawe umenye byinshi kuri aba bantu. Abo basore rero, uwa mbere mu basore bakunzwe bakiri basha mu muziki nyarwanda ni uyu nguyu bita Diezdora. Diezdora rero ni umwe mu basore hano mu Rwanda bakunzwe cyane, dore ko afata umuziki bita Afrobeat akawuvanga n'umuziki bita rap, byose akabihuriza hamwe agakora icyo yise Afro Anja, dore ko ariwo umwihariko wiwe utuma abantu bamukunda, kandi ni umusore mwiza ku isura ndetse afite n'ijwi ryiza. Kuri ubu ngubu rero arakunzwe cyane n'abakobwa, ndetse indirimbo ze zose zikundwa n'urubyiruko ahanini, cyane cyane 99%. Undi wa kabiri rero ukunzwe cyane hano mu Rwanda ni umusore mwiza cyane ufite ijwi ryiza, bamwita Orima rero ni umusore ukunzwe cyane, umenyekanye muri 2025 na 2024. Iyo myaka uko yagiye ikurikirana ari ebyiri, niho umusore Orima yatangiye kwigaragaza cyane, dore ko afite indirimbo bita indirimbo rero ni indirimbo imeze neza, ni indirimbo rwose abantu benshi baririmba bakumva bararyohewe. Nanone kandi uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu ni umusore umeze neza cyane, munini, ubyibushye, umeze nkaho ubyibushye, Peace of Mind ni umusore ukunzwe cyane nawe, ahangaha bamwita Shemi nawe afite indirimbo zagiye zikundwa, nk'indirimbo yamenyekanye mu mwaka wa 2021 yitwa Peace of Mind. Umusore ukunzwe cyane, akaba ari uwa gatatu mu basore batanu b'abahanzi basha bakunzwe hano mu Rwanda. Uwa kane hagati ya Fanta ndetse na QD, hagati ya Fanta ndetse na QD, uribwira ko ndetse uratekereza ko ari nde waba uwa kane? Uwa kane rero hagati ya Fanta ndetse n'ubita QD, umuntu ukunzwe cyane amwita Fanta. Ni ukuvuga ko Fanta afite indirimbo nyinshi cyane, harimo Ifoto, indirimbo yakunzwe cyane mu ndirimbo nyinshi afite, nk'iyitwa Power, Siniyemera, n'izindi zigiye zitandukanye, kubera ko uyu musore ni umukozi cyane, dore ko ari we ufite abantu benshi bamukurikirana hano ngaha ku mbuga nkoranyambaga ze, ugereranyije n'aba bose batanu twavuze hepfo. Uwa gatanu rero mu basore bakunzwe bakiri basha mu muziki ni uyu bita QD, akaba ari umwe mu basore baririmbye indirimbo bita Teta, n'izindi zigiye zitandukanye, harimo nka Message yakoranye n'uwo bita Shoshomora. Izi ndirimbo zose ni indirimbo za QD zagiye zikundwa cyane. Rero wakoze kubana nanjye, nizere ko urakora subscribe, ugakanda like, ugakanda no muri comment, ukagenda ukajyamo ukavuga ati hano ntabwo byari byo.
ukavuga ati uyu nguyu yakagombye kuba uwa mbere, ese uwa mbere twavuze niwe cyangwa ntabwo ari we. Turongera dusubiremo mu ncamake. uwa mbere ni Diezdora mu basore bakunzwe mu muziki nyarwanda, uwa kabiri ni Orima, uwa gatatu ni Shemi, uwa kane ni Yefanta, uwa gatanu bamwita QD. ubwo rero tuzongere dusubire. Nge nitwa The Brown nk'ibisanzwe. Subscribe ntuyibagirwe, like, comment, share, byose ubundi dukomeze tubane no mu bindi biganiro bizagenda